Nk'uko nk'eshatu z'ikigo Nyamagabe Nyanza Nyamagabe gatanu n'itanu hari igiceri muvanye babose babonye kode babazikuyeho ati n'ibyakunda abakozi batuvaho babadukubise iki ku kwezi abakozi imyaka ijana muri neza pose imyaka ijana mpo amazana niyo maze mvuye inzoga ndagusha mashinge radakunda abakozi Nusu uvuga ku kazina ka pacanga kaza gute kariko nshaka kwimenye ya pacanga umutipe wanjye sigeze nabe bamwita gagati mwambaga ibikote binini nkacyo bamusura kadomo kana barakata yo buze bagiye duwaye ngo pacanga ukara kanwone ka pacanga anyita pacanga gutyo mama ubu n'umuntu w'ikigali azi ko ari pacanga umuntu wese azi ko ari pacanga wegeze imiziki kanjaga none bibona ahubwo naringize ngo nayo mapantaro y'uwo mugore wawe wambaraga nyene arekuye hasi yarabapacanga yarajyaga saa sita afite nka kenzi za amanyanga mitsingi nk'iwe gatuwe amafaranga ajyana mu rugo nta kibazo ufite kwinjira mu nzu kwe Fide natwaye byinshi abatwara abageni namba twese n'imiguru n'umunani ariko aho mbyariye ntabwo rero twese bitanu bavuganye nawe Rekuza gatatu dore n'ubundi yarakira gatatu n'ubuka yazenze rekuza gatatu kagakono mubize gonze gahita kaza abaye wanje bavuye mu rugi aho yari yicaye kora hatafe aho yari yicaye bakubise kuruda kuri paraburi ibazana konvoyeri ajye gukora umutwe kuzijyana yararuga ari hano ubwo yaje gucuma yaje imbere yaragukweza ngaye baza uwo muvuduko yari afite ukuntu nyine ni ijana avaho icumi none se hari nka hano no kuri no butagise none ubwo wangabanye imodoka rero uvuga ngo gute wayifu uko n'ahantu nafatiye fera abapolisi baraje bareba ahantu nahereye bayikubiye mu ruhande rwanjye aho yaraparitse babona yahavuye none babona ndari cyo kutumugeraho ruguru n'imyinzi zari umuntu yenda aho nafatiye fera no ukara nyine waragakuye none se ubundi neme kuba bano bagongana wari wagiye ahantu bagunganiye se wahabo hariya ahantu umuntu akwimye inzira mwagera mu byaro ubundi utaramuca burahe barwanaga ni kure n'ukuri kw'Imana kandi hari ahantu hanini ho guca noneho hariya ni hato imbere noneho imbere yaho gakeya imbere yaho gake niho hanini yewe amajyambere yacitse ku icumu oya abahirwe bose hari amazu n'ibigori nta kabande gahari ntabwo bari reka na hano mugazatere amajyambere ari kujya gukomeza ishyamba none iyo haba ari mu manga kuko habuzeho gakeya amajyambere kuko yaragenda ku ruhande rwaho iyo bigira imbere gake amajyambere ari kujya mu manga iri hejuru kandi hano nta manga ihari jena ari kumwihorera ntabwo twari kwirwa turwana ari kumwihorera nkamugenda mu mabuno gakeya tukagera mu muhanda dore hari umuhanda uruta kaburimbo avuga ati ngaho yinyimwe kandi ni ukuyivutura rimwe noneho yagarura nagiye kuko ni hanini baba ni tujye gucaho mu mushyira muri iki aho wazahuye n'umwana gyato cyangwa ari mukanga yari atatu nuko cyamuka gari cyavuye ufite magagari yarakugereka nta tolerance ubundi yazaga ari cyane akaza
nta tolerance afite uvuga uti nta wabimbwiye yigeze kuncaho kwa patiri magagare yanceho kwa patiri nagiye kuba numva ngo yahagaze yagaruka kwa wenyine hari ukuntu atwara imodoka kugira ngo ntayite ati wowe bahagarara ahantu hejuru afite akazi tugende nkwereke umbwira yo ngo byari ikibazo yewe uba ari ibiyabazo oya wo mubwira uko nguko uzaba ari ibyo bibazo ntabwo bigorana usanga hari igihe usanga muri koperative akabari kazi nyine bakakubarira bakaguca amafaranga nta kintu bakubaza kandi babibona unayikorera bakabireba bakareba n'amadeni byose twageze muri rwanda reveni nayo ntabwo bakorera amadeni ntabwo urayishyura nyiri ibinyabiziga niyo usiga abayobozi mu cyazo n'abagira wagira ngo naya batukorera bati wowe yagiye gatuma hamagara abanza akareba uzahana inzu igeze